tumeze neza cyane kandi kuri 3 pillars umwami Yesu abandi namwe aho muri turagarutse kandi tubazaniye part 2 ya topic ijanye n'impamvu abantu bafite ubukene. Nimba utararebye igice cya mbere turagusaba kugira ngo ubanze ukirebe noneho kugira ngo iki gice cya kabiri wenda gishobora kumakinga sense kuko hari ibyo twavuze mu gice cya mbere tutabashije nyine kurangiza. Iki gice cya kabiri dushaka gukora ku yindi point cyangwa se izindi mpamvu tutavuze mu gice cya mbere. Ushize twavuze impamvu zituma abantu bagira ubukene ariko ku mpamvu ibo babigizemo uruhare. Ni ukuvuga ni impamvu ziri internal zitari external. Ni impamvu zabaturutseho ibo babigizemo uruhare kandi twagiye dutanga na tips n'ico umuntu yahindura nyine. Uyu munsi rero turashaka kuvuga ku zindi mpamvu enye cyangwa se impamvu zine zivuga ku mpamvu zidaturuka ku muntu, kubera ko hari igihe yese twavuga ati umuntu niwe witeje ubu bukene muri ubu buryo cyangwa ubu, ariko kandi ntitwashatse nyine kwirengagiza ko hari izindi mpamvu ziteza abantu ubukene batabigizemo uruhare rwose. Ari nazo mpamvu tugiye kuvuga muri no part 2 cyangwa se muri kino gice cya kabiri. Rero Jackie, impamvu ya mbere wumva abantu bagira ubukene cyangwa se impamvu ziteza ubukene, impamvu ya mbere twaheraho ni iyi? Urakoze cyane. Impamvu ni nyinshi zituma abantu bakena ariko bitabaturutseho. Ariko impamvu nakwifuza ko tuganiraho cyangwa se duheraho ni impamvu y'intambara. Intambara ni ikintu gikenesha abantu, kikabakenesha atari bo ubwabo bakiteje. Kuko turebye nk'intambara zirimo kuba mu isi right now, hari ibihugu byinshi tuzi ko bifite intambara. Ku barimo barumva ururimi rwacu bashobora kuba bazi ko wenda no mu gihugu cya Congo harimo intambara cyangwa se Ukraine. Ku bantu batuye muri biriya bihugu bafite ubukene bukabije right now cyangwa se ubu ngubu, ariko bitarabaturutseho. Hari impamvu zatumye zaturutse ku ntambara nyine barimo guhura nazo. Kugira ngo wenda mbashe nyine kunonosora izo ntambara, rero ni gute practically ni gute izo ntambara ziteza abantu ubukene. Urabona igihugu kigizwe n'abantu kandi abantu baba bafite ibikorwa byabo. Nk'umuntu wubatse inzu yiwe, reba uburyo what it takes kugira ngo umuntu abashe kubaka inzu yiwe, resources, imbaraga, amafaranga akoresha kugira ngo abashe kubaka inzu yiwe. Iyi ntambara ije rero irasenya wa muntu agahera kuri zero, siwe gusa n'umuturanyi n'abana biwe n'abuzukuru. Ugasanga intambara isenya amazu, abantu nyine bagahera kuri zero. Isenya maison de commerce, nyine amazu y'ubucuruzi. Urumva ba bantu nimba nta bucuruzi buri mu gihugu, ubwo ni ukuvuga rero abantu barakena kuko tubeshejweho. Ni ukuvuga abacuruzi nibo batuzanira ibyo dukoresha, ibyo dukoresha as basic needs. Ngiye kuvuga uretse n'ibyo yenda kugusenyera amazu yawe n'ibiki, hariho bamwe biba ngombwa ko bimuka bakaba bava aho bari batuye bakajya kwimukira ahandi hantu. Kandi turabizi ko kuva ahantu wari usanzwe umenyereye, wari usanzwe ufite ibintu byawe wubatse, ayo mazu, ufite akazi cyangwa se ufite n'imirima yawe wihingira, rero bikagusaba ko wimuka ukava aho hantu ukajya ahandi. Ubwo bizasaba ko utangirira kuri zero, utangire kandi kubaka. Abantu rero barimo guca mu bintu nk'ibyo ngibyo usanga basubira inyuma kugira ngo azabashe gutera imbere cyangwa se kugira ngo azabashe gukira. Ugasanga ni ikintu kigoye cyane kubera ko aho hantu yimukiye ni ahantu hashyashya, hariho klima wenda atamenyereye, ntabwo uzi wenda n'ibihingwa bishobora guhingwa aho ngaho bikera. Rero it takes a lot. Bibatwara imbaraga nyinshi, bibatwara ibintu nyine bitandukanye byinshi kugira ngo babashe kongera kwiyubaka. Ikindi kandi twakongeraho uburyo intambara iteza ubukene ntabwo gusa isenya amazu, isenya amashuri abana bari kwigiraho. Kandi urabizi ko aho isi irimo kugana, isi ntabwo iguha akazi utarize. Bamwe mu bantu babigenderamo ni abantu batize. Rero igihugu kitize unasanga gisubira inyuma mu iterambere. Rero intambara rero isenya amashuri y'abana, ikica abarimu,
urumva abarimu bari kwigisha abana b'ejo hazaza ari cyo gihugu c'ejo ugasanga barapfuye cyangwa se hariho manka cyangwa hariho lack shortage y'abarimu bigisha abo bana. Ikindi kandi yica abaganga, urumva ikica abaganga bari kuvuga abantu basigaye nyuma y'intambara. Ugasanga rero wa muntu ingwara yari kuvugwa igakira ikamwica ikamuhitana kubera yuko abaganga ni bake, igasenya nyine ibitaro. Ugasanga nyine abantu ko babayeho kandi urumva abantu nta kuntu abantu baragwara, turi mu isi abantu bagwara. Rero abantu batarimo kuvugwa, badafite abaganga, badafite ibikoresho cyangwa se ibikoresho nyine byo kubavura, batarimo kuvugwa se kugira ngo bakire bongere basubire mu tuzi bongere bakore, biragoye ko nyine abantu batera imbere. Ariko rwose turebye intambara ni ikintu cyiza kigasenya kigasubiza umuntu kure cyane. Wenda ku bantu batari babicamo ntago wabona iyo shusho nyine neza cyangwa se ngo wumve nyine uburemere bw'iki kintu, ariko kuri bari barimo kubicamo nibo babikubwira ukuntu nyine usanga batangirira zero. Umuntu wari warubatse yari amaze gufatisha, hahandi ugera ahantu ukavuga ngo amusete namaze kwiteganyiriza, bikagusaba ko wongera gusubira inyuma. Bamwe baba banageze no mu zabukuru atari abantu bashobora kuvuga ngo nta mbaraga gifite zo kuvuga ngo arongera yubake bya bintu yari yarubatse. Ugasanga rero bitumye noneho hagiye kubaho mu bukene nyine for the rest of their lives. Hariho bitumye nibuka nk'ukuntu urebe nka bene wacu batuye umurenge, intambara zagiye ziba uburyo nyine ntabwo gusa zicishije abantu, ahubwo n'ibyabo bari bafite inka ibihumbi n'ibihumbi byanyazwe. Urumva umuntu rero niho yari ateze iyo nka, yarayifataga akayigurisha, wenda akigisha umwana amashuri cyangwa se akaba yakwikemura nyine mu bibazo afite. Ariko ugasanga kubera nyine inka zose zanyazwe, uwo muntu utuye mu cyaro nta handi ategeye rwose. Bise binyibutsa nyine n'akandi kantu nk'abantu baba barimutse nyine bava ahantu batuye, ahantu bimukiye bisaba ko badipendinga kuri ba bantu bahasanze. Vuga ngo niba nari nsanzwe mfite ubushobozi bwo gufidinga cyangwa se kugaburira famiye yanjye, birasaba ko nongeraho na wa muntu waraye ahungiye aho nge ntuye udafite, akaba umudepanda muri make, agatangira kundipendinga. Ugasanga nanjye sinteye imbere, simfite ubushobozi buhagije nyine bwo kumufasha no kwifasha, sinteye imbere kandi nawe simuteje imbere. Ibise kandi ntibiza bikagaruka kuri ba bantu twebwe batuye baba diaspora dutuye mu bihugu byo hanze, kubera ibihugu byacu kuba bikenye cyane cyane kubera intambara muri Afurika zidashira. Usanga rero bene wacu bagiye bimuka bava ahantu muri gakondo yabo, bimukira mu nkambi, bimukira mu bindi bihugu bashaka umutekano cyangwa se bakiza amagara yabo basigaye. Ugasanga rero n'aba bari mu bihugu byo hanze nabo ntibashobora gutera imbere bitewe n'uko bahetse imiryango myinshi cyane kugira ngo babafashe. Rero ugasanga ibyo nabyo bituma haba generation ya poverty nyine, ku buryo abantu badashobora gutera imbere. Intambara imeze nka chain, ntago gusa igira impact kuri ba bantu bayirimo, ahubwo natwe turi hano ubuse abantu bari iwacu ibyababayeho twe ntibyatugizeho impact. Nyine nk'ibyo wari uvuze, abenshi byasabye ko bahunga bakaba bava aho bari batuye nyine bakaza ntacyo bafite, bagatangira kudipendinga kuri wa mwene wabo utuye hano. Rero ugasanga ubukene ntago, nubwo umuntu uri hano yamufasha ntiyamumara ubukene, ntiyanamugezayo na hahandi we yari asanzwe ari. Uko ni ukuri rwose. Ni byinshi cyane twavuga ku ntambara. Intambara rwose irasenya, ntabwo isenya gusa, nimbi pe, nimbi rwose. Iyo mpamvu twayivaho tukaja ku yindi mpamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri wumva iteza abantu ubukene, ariko wenda cyane cyane hari abantu batabigizemo uruhare. Ni iyihe mpamvu? Indi mpamvu wenda ni impamvu ya discrimination cyangwa se ivangura. Ivangura se, kubera ko iri vangura tugomba wenda kurisobanura. Ni ivangura rishingiye kuki? Kuko kimwe mu bibazo biteje Afurika inyuma, umugabane wa Afurika, tugira icyo bita discrimination.
tugira icyo bita tribalism. Ugasanga hari ivangura ry'uruhu, bakuvangura bashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Bakuvangura, hari ivangura rishingiye ku ruhu, hari ivangura rishingiye ku rurimi uvuga, kuba gusa utavuga ururimi rwa tribi runaka, icyo ngicyo urakizira. Hari ivangura rishingiye ku nkomoko, origin yawe, aho ivangura rishingiye ku gitsina, female or male. Yes. Hari ivangura rishingiye ku idini ryawe. Ubu nyine dufite recently turimo kureba uburyo muri Nigeria nyine abakristo bamaze gutwika amakanisa arenga nimba ari 700. Very sad. 1700 churches, abantu 1000 bamaze kwicwa nyine batotezwa, bakorerwa massacre kubera ko ari abakristo. Iryo ni idini, ni ivangura rishingiye ku idini, cyangwa se ivangura nyine rishingiye uko umuntu asa ukabizira. So ni gute rero iri vangura ryaba intandaro cyangwa se impamvu yatuma umuntu aba mu bukene? Twareba wenda tuzajya twibanda ku kazi, kubera ko tuzi ko ari nicyo kintu abantu bakora kugira ngo babone amafaranga cyangwa se babashe gutera imbere. Rero bakuvanguye wenda ugiye gusaba akazi bashingiye ku rurimi uvuga cyangwa se ibyo bintu byose tuvuze, urashobora kubura akazi kubera ko wenda bakuvanguye ntabwo uri mwene wacu. Hari udustori twinshi nyine umuntu agenda abona kuri za social media nyine, nk'abantu bamaze gufatisha bababaza nk'ikintu cyakugoye nyine before ugere hano hantu uri uyu munsi, akakubwira nyine ukuntu yagiye facinga za discrimination, nagiye gusaba akazi hano hantu bakakanyima. Kandi kutabona ako kazi bikalidinga ku bukene, aricyo kintu turimo kuvugaho ubu ngubu. Yes. Kindi kandi navuga aho ngaho tukiri ku kazi, sometimes muri Africa ntabwo it's not about just what you know but who you know, sibyo? Ntabwo bihagije ibyo uzi, ahubwo n'induzi, urumva? Kubera yuko abo utazi bituma udashobora no kubona ako kazi, urumva? Ugasanga rero barakuvangura bwa bwoko cyangwa se wa muntu, nimba uvangurwa kubera idini, nimba uvangurwa kubera isura yawe cyangwa se ururimi rwawe, sibyo? Ugasanga hari igihe utabona akazi kandi warize, sibyo? Kimwe n'uwo muntu abandi bakozi, ukaba ufite experience kimwe n'abandi, ariko ugashobora ntuhabwe akazi kimwe n'abandi. Cyangwa se hari n'igihe we bakaguha ugasanga we ko barakwishura low salary, bakaguha umushahara wo hasi utangana n'abandi, just kubera ko ari wowe, urumva? Ibyo bigatuma rero nta kuntu ushobora kugendera kuri speed imwe n'abandi, mu gihe wewe ubona nyine basic, abandi babaha umushahara ufatika. Ikindi kandi wenda kugutreatinga nabi, kugutreatinga nabi. Ikindi kandi nakongera ku bijanye ni discrimination. Usanga ntabwo gusa ikora ku bijanye n'utuzi, ikora no ku mashuri. Usanga nyine ubwoko buri discrimine, abana babo ntibiga neza, baratererana. Ishuri ahantu ugera bakureba gutyo bavuga ngo uyu ntago ari umwe natwe. Hari ahantu henshi abantu bagiye bigira ku bantu bagiye baba mu bihugu bitandukanye wenda babibona. Aba ari ibintu bitoroshye. Ibyo bintu bihungabanya umwana mu mutwe, bishobora wenda no kudatuma gusanga kujya ku ishuri, ariko no kwiga ufite ako kantu mu mutwe nyine utekereza ko bano bantu barimo kuntekerezaho gutya cyangwa se ni gutya barimo kumfata, ntabwo bibagiraho impact nziza. Ari nabyo nyine wenda twavuga bileadinga kuri psychological damage, cyangwa se ihungabana ryo mu mitekerereze. Aho usanga umuntu yakuze abwibwa ko ntacyo amaze, ntacyo yageraho, ntacyo yakwimarira, nyine ugakura nyine bakumvisha kuri useless, wewe ntabwo uri umuntu, sibyo? Uri ikindi kintu, sibyo? Nono ukakura ubwibwi ayo magambo ku buryo nyine wanareba n'ubuzima bwawe buryo uri behind, ukanabyizera, nono bikaba nk'ukuri. Nyine wumva ko nta kizigezaho.
kandi Bibiliya ivuga uko umuntu atekereza niko ari. Ni ukuvuga ngo ibyo wizera akenshi cyane bigira uruhare uko ubaho ubuzima bwawe, sibyo? Nimba wizera kuri useless, wizera ko ntacyo wageraho, ko udashobora kuva mu buzima runaka, ubwo niyo motivation yo kuva aho ngaho irashira. So ni ukuvuga discrimination rero ntabwo izitwara gusa ibyo umuntu atunze, ahubwo itwara n'icyizere umuntu yari afite cyane rwose. Yes. Noneho ugasanga wa muntu rero ahoze muri ya cage, muri ya box adashobora kuyivamo kubera ubuzima yakuzemo abwibwa yuko ntacyo ari cyo, ntabwo nyine ntabwo ari worthy, ari less person, nyine ari less human. So iyi point rwose tuyirangiza twavuga ko igira impact nini cyane ku muntu, ikaba yatuma utabasha gutera imbere. Mu bukene abantu benshi barimo gufesinga ubu ngubu, hariho abantu benshi bakenye, atari uko ari abanebwe, atari uko badafite ibisabwa, ahubwo ari ukubera ko barimo kuvangurwa. N'ubu nyine reba nk'ibyagiye biba muri South Africa, ureba nyine uburyo abanyagihugu nyine barimo kwica, barimo gutoteza abanyamahanga, abantu nyine batuye muri ico gihugu. So ibintu rwose by'ivangura amoko, by'ivangura ruhu, by'ivangura rurimi, nyine usanga nyine birafekta cyane, bisubiza abantu inyuma. Ni nabyo bitumya Afrika, bimwe mu mpamvu Afrika idatera imbere ni iki kibazo cya discrimination, inateza n'intambara, bigatuma abantu bigomeka, bagatangira kugwana. Ibi byose bigasubira kandi kuri cya kindi kibazo cy'ubukene. Now let's move on ku mpamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu twareba ku mpamvu ya location cyangwa se aho umuntu atuye. Iyo tuvuga ahantu habi cyangwa se bad location, sibyo, ntabwo tuba tuvuga ahantu, sibyo, habi ku isura. Ntituba tuvuga ahantu hataba imisozi, ahantu mu butayu, ntituba tuvuga ahantu hataba imisozi, oya, sibyo, cyangwa inzuzi. Hashobora kuba ari heza ku isura, hashobora kuba ari hagira weather cyangwa se klima nziza ukunda, sibyo, n'ahantu hazwi cyane. Hashobora kuba ari ahantu hazwi, abantu bakunda gusohokera. Ariko icyo dushaka kuvuga ahantu habi niki, ni gute hashobora no guteza abantu haba habi bitewe n'ibyo n'ibibura cyangwa ibidahari. Yes. So tuvuze kuri bad location, twasangamo ibintu bitandukanye. Harashobora kuba ari ahantu hari less opportunity. Ahantu hari less opportunity usanga hari abantu benshi. Niba hariho wenda warehouse imwe cyangwa se company imwe itanga akazi, ariko hariho abantu wenda nk'ibihumbi bingahe, mwese ntabwo bazabona utuzi mwese ntabwo mwabona akazi muri iyo company. Birasabwa ko gushaka kuvuga ko nyine ahantu habi ni ahantu haba utuzi dukeya, ariko hari abantu benshi. Abantu demand, ni ukuvuga ngo abantu ni benshi cyane kuruta umubare w'utuzi duhari. Rero bigatuma rero abantu barakena kubera yuko aho hantu nta tuzi tuhaba. Cyangwa se nk'umuntu nk'uko uzusanga nk'umuntu ukara driving amasaha abiri aller retour kuja mu kazi. Urumva uwo muntu rwose aho hantu aba atuye biba bigaragaza ko it takes much of your time. Usanga bimutwara umwanya, akoresha gaze nyinshi wenda kujyayo, abadafite amamodoka, ari n'amafaranga, transport. Hari n'abadafite amamodoka, bisaba ko wenda atega bisi, arakerererwa, ni n'umuruho. Uzi kujya muri bisi ayo masaha abiri, ni umuntu wenda witwara. Kuri bisi iba double kubera ko bisi igenda ihagarara ahantu hatandukanye. Rero bad location irashobora kuba ari ahantu nyine haba utuzi dukeya nyine. Nama twagira n'abantu bigushobokeye, urumva ko hari igihe wenda bidashoboka, ariko bigushobokeye ni nacyo kintu wareba. ese ahantu ntuye, imwe mu mpamvu nkenye ntibyaba ari ukubera ari aha hantu ntuye usanga nyine utuzi turabura, nta tuzi tuboneka. ese birashoboka ko nakwimuka nkagenda ahantu hariho ibikorwa remezo byinshi kugira ngo ndebe ko nanjye natera imbere, kureba hagufitiye inyungu.
irashobora kuba atari wenda n'ako kazi kuba kure aho hantu hakaba ari ahantu hari umutekano muke. Iyo ni indi mpamvu ahantu habi tuvuga ni ahantu hari umutekano muke. aho ngahe komeza. Umutekano muke nawe rero urashobora kuridinga ku tuzi dukeya kubera ko ntabwo wambwira ngo njye mfite bizinesi yanjye nyizana ahantu nzi ko hari abajura benshi, nyizana ahantu nzi ko hari abantu bashobora kuza kuyangiza. I can't, ntabwo nabikora. Rero ahantu hari crimes cyangwa se hakorwa nyine hari ibyaha nyine, haba abajura, haba abicanyi, haba nyine ama crimes nk'uko nyine ubivuze. aho hantu usanga rero ntabwo haba ibikorwa remezo, ntabwo ni ukuvuga ngo tuzi opportunities aba ari nkeya kubera ko aho hantu nta company ishaka kuzana gufungura iduka, ishaka gufungura uruganda, ishaka kuzana office ahantu haba ibibazo by'umutekano muke. urumva kandi rero nimba batazanye ibyo bikorwa aho ngaho ubucuruzi aho hantu, ubwo ni ukuvuga rero abo bantu bahatuye, nimba ari wowe uhatuye urasurvivinga gute udakora? kuko ibi byose kandi biridinga kuvuga ati umuntu kugira ngo ave mu bukene nuko abakora, aba afite akazi, aba afite business. urumva ibintu bimwinjiriza nyine byamutunga n'umuryango wiwe. so ni ukuvuga ngo bad location rero ni ahantu haba umutekano mukeya cyangwa se haba intambara buri gihe. urumva irashobora kuba atari n'umutekano muke. Bad location iba bad bitewe n'inyungu wowe wenda uhakeneye cyangwa se ubushobozi bwawe. irashobora kuba bad location again igihe hahenze cyane kuruta ubushobozi bwawe. ahantu hahenze akenshi usanga hatuye abantu ba running ama business. rero we kuhatura like udafite ikintu runninga usanga hahenze. iyo ni indi mpamvu nayo ya bad location. ushaka kuvuga yuko nyine indi mpamvu ko ahantu habi ni ahantu hahenze. wenda hashobora kuba hahenze ariko ukaba uhabonera amaronge, aho ngaho si bad location. twahita ko ari habi kubera yuko nubwo hahenze ariko urimo gutera imbere. ariko kandi hashobora kuba intandaro, hashobora kuba impamvu cyangwa se inzitizi yatuma udatera imbere cyangwa se utava mu bukene bitewe no guhenda kwaho. wenda utuzi ni dukeya, kuharentinga amazu arahenze cyane, ugasanga kugira ngo uha affording cyangwa uko wakoreye twose tugashyira mu madepanse, bigusaba ko nyine uba ukoreye amafaranga menshi kandi utuzi ari dukeya. nk'urugero sheri, hari igihe nk'ahangaha muri Amerika usanga amasiteti ni 50 ariko nyine hari amasiteti ahenze n'amasiteti ahendutse. so rero ugasanga umuntu atuye muri siteti ihenze, nk'urugero reka tuvuge nka California, iri mu masiteti ahenze, ugasanga uwo muntu nta business ahagira, sibyo? wenda ngirimo kumwinjiriza n'akazi akora, yewe nubwo yaba akorera wenda $2 3 kuruta nyine abandi bakora mu mandi masiteti ahendutse, ugasanga n'ubundi yes ukorera menshi ariko ayo menshi ashirira mu madepanse. byaba byiza ko nakorera amafaranga make ariko nkagira icyo nsigaza kuruta gukorera menshi singire icyo nsigaza. urumva so ugasanga rero rimwe na rimwe nahuri ikibazo ni ukuvuga nahuri nyine harahenze cyane. It's not about how much you make, but how much you keep or you save. nibyo arashaka kuvuga. so rero ahantu hahenze ku buryo udashobora kuhabonera nyine amaronko, udashobora kuhabonera opportunity yo kuva muri bwa buzima bw'ubukene, byaba byiza ko uhava kimukira ahantu haguhendukiye. saha gusa muri Amerika, ubwo ndavuga nawe uri muri Kenya, wowe uri mu Rwanda, wowe uri he muri Australia, ahariho hose reba, si ngombwa ko mwese mwirunda hamwe, sibyo? nimba ahantu haguhenze cyane ukaba wamaze imyaka 5-10 nta kintu urimo, nta mpinduka nimwe wabona mu buzima bwawe, try to change. ntabwo bagutereye imisumari, urebe ko wenda sometimes changement hari gina inashanja nyine n'ubuzima bwawe bukaburahindutse, ukavuga ati wow, sinzi n'impamvu nakomeje kuguma hano, ntabwo ari gakondo yawe cyane. hari n'ukuntu abantu bageraga hano ugasanga wenda bahitiye ahantu hari amakampani yo kubaga
kubaga gusa ugasanga abaye sitaka aho ngaho kandi ntabwo uri ugasanga muri iyo state hariho kampani imwe gusa warehouse imwe yo kubaga nka za Tyson ndagana niyo numvaga urumva ugasanga umuntu yaravunitse umubiri wabaye wenda wicaye aho ngaho gusa kubera ko hari bene wanyu ni comfort imwe ya comfort imwe twavuze muri ntuza urahatinze gusa ngo kubera ko hari bene wanyu ariko aho hantu ugasanga nubwo iyo Tyson irimo iratanga amafaranga menshi aho hantu harahenze ku buryo urimo akorera menshi ariko yose arimo arashirira muri dépense n'ikindi kandi erega hari n'igihe wenda uba urimo no kuyakorera ayo menshi ariko ugasanga umuruho ufite ushobora no kuguteza n'indwara ukagwara ku buryo udashobora no gukora akazi neza kandi igihe udakora kandi ibyo nabyo bigushira mu bukene cyangwa igihe wanagwaye n'ubundi kandi tundi wakoreye turasubira kandi tuje mu kukuvuza urumva ibyo byose ni imibare umuntu agenda areba nyine yes ahangaha twavuze ko hari impamvu umuntu adashobora gukontorora ariko kandi ko turagerageza no gutanga inama tureba nimba hari icyo wakora nk'aho hantu wahenze wahava rwose ikindi kandi wenda tuva kuri iyo mpamvu ahantu habi tuba tubona ni ahantu haba indwara nyinshi ari nabyo maze kuvuga ugasanga ni ahantu nyine abantu bagira indwara nyine zikica abantu urumva haba ibyorezo ahantu nk'aho uza usanga utwo abantu bakoreye dushirira mu kwivuza urumva buri gihe umwana yagwaye buri gihe papa w'abana yagwaye kandi ari we utunze urugo urumva so cyangwa se twongereho n'ikindi nk'ahantu haba imitingito haba imyuzure aho hantu nk'aho nyine usanga bya bindi mwakoreye byose biragiye nyine amazi uzi amazu yatwawe n'imyuzure cyangwa se n'imitingito urumva ugasanga atwaye umujyi wose bahereye kuri zero so natural disasters yes natural disasters so ni ukuvuga rero ahantu nk'aho ngaho haba hari nk'ibyo bibazo haba hariho indwara nyinshi cyane sibyo hari icyo wabikoraho ushobora kwimuka wenda ukava ahantu kuko hariho n'abahatakariza ubuzima urumva ugasanga papa w'abana kubera ahantu habi nyine habananiye haba indwara nyinshi abigendeyemo nawe mama ukaba usigaranye abana kurarira abana kandi ari papa ari we wari main provide ushakira abana umugati wa buri munsi indwara ikaba iramuhitanye so aho ngaho rero aho hantu hakalifiya nka bad location nk'ahantu habi impamvu ya nyuma ni iyihe impamvu ya nyuma ni ukubera ikibazo cya ruswa nk'uko tubizi twese ababaye muri Afurika uretse ko na bino bihugu biteje imbere biba bizifite ariko cyane cyane iyo twavuye Afurika ifite ubukene bwinshi cyane bwinshi buterwa na ruswa aho usanga kugira ngo ubashe kwakisesinga ikintu icyo ari cyo cyose ugomba kugitangira ikiguzi urugero hari igihe usanga n'ibitaro byonyine kugira ngo umuntu ajye kwa muganga mbere y'uko wishyura ya fi yo kubonana na muganga uba umaze gutanga nk'izindi fi zitagira uko zingana izo fi ni iki ku muntu utazi icyo ari cyo ni izo ruswa nyine ni izo turi kwita ni amasharije ni ikiguzi cyo kugira ngo ubonane n'umuganga atari amafaranga wishyura kubera ko wamaze kubonana nawe ahubwo mbere yo kubonana nawe hari n'andi ugomba kugenda wishyura atarakwiriye kubera nyine corruption iri muri Afurika cyangwa se ku isi hose iki kibazo nacyo rero usanga kilidinga ku bukene kuko niba umuntu adashobora kuhafodinga n'amafaranga y'ibitaro bikamusaba ko abasha kubona udufaranga duke atanga mbere y'uko abonana na muganga urasanga ahubwo agiye kugera igihe abonana na muganga bisabe ko asigara mu ideni kubera ko udufaranga yari afite yatumariye hariya kuri bariya b'imbere iki kintu kugira ngo cyumvikane neza rwose cya ruswa wayi kuki twumvishe ko ari impamvu iri mu mpamvu zituma abantu bakenya to be honest nimba mu mamiliyoni y'abantu barimo kuva muri Afurika baja mu bihugu byo hanze gushaka amaronko gushaka opportunities ni ukubera yuko Afurika yamunzwe na ruswa
ifite ruswa ziri ku rwego rwo hejuru, ifite corruption, urumva, kandi iyo corruption ni corruption twahozemo, urumva, sinzi ko ifite no kuzashira, kandi turabumvisha uburyo iyi ruswa, iyi corruption irimo gutuma Afurika idatera imbere kandi igatuma n'abaturage badashobora no gutera imbere. Usanga, reka duhere shere, nimba hari kontinent ni Afurika. Afurika ifite ibisabwa byose kugira ngo standing out mu yandi makontinent ahari. Dufite amaminere, dufite ubutunzi andi makontinent adafite. Actually unarebye byinshi cyane ibintu bitumye ibihugu byo hanze bitera imbere, benshi murabizi bituruka muri Afurika. Amaminere yose akoreshwa mu bintu byose no hanze bakoresha bituruka iwacu, ariko kubera iki Afurika ikennye? Ni ukubera corruption, ni ukubera ruswa nyinshi cyane, urumva, ituruka wenda abazungu bayitanga, cyangwa se twenyine tukaba turimo kuyitanga, bituma abantu bacu cyangwa se ubwoko bwacu cyangwa igihugu cyacu cyangwa se abanyafurika en general tudashobora gutera imbere, ahubwo dukomeza kuba abakene. Usanga amafaranga cyangwa umutungo wagafashije abaturage kuraribwa mu nzego zo hejuru, urumva, nibo banyereza amafaranga, nibo bayajya. Amafaranga yari kubaka, duhere ku bitaro, sibyo? Amafaranga yari kubaka ibitaro, urumva, akaribwa n'abayobozi. Minisitiri ushinzwe wenda ntuze sante, urumva, ugasanga atanze nka 30% yayo, 70% kararibwa iyo hejuru. Ubwo ibitaro ugasanga ni bike mu gihugu, abantu bicwa n'indwara, hari indwara bya bindi kandi nk'intambara za mpamvu zindi twabahaye, ugasanga hari abantu badashobora nyine ku accessinga ibintu biri basic kugira ngo bavugwe. Nabo ngabo kuja kuvugwa nabo nibyo, kandi waruvuze uti birasaba ko kandi wishura kugira ngo ubonwe na muganga, birasaba ko wishura na twaduke warufite. Not even that, no mutuzi again, birasaba ko wishyura ruswa. Cyane cyane dukunze kubibona ku gitsina gore, aho bagenda barenganywa kenshi na kenshi, uretse ko wenda n'igitsina gabo niko bigenda, ariko from my understanding wenda na stories nagiye numva, abagore nyine basabwa ruswa y'igitsina, cyangwa se kugira ngo ahabwe akazi na boss we bikamusaba ko wenda atanga ikiguzi cyo kuryamana nawe kugira ngo abone ako kazi. Ugasanga niba yabyemeye wenda ashobora nyine agasama agatwita uko aricaye rero, kandi ugasanga atereranwe n'uwo bose tagiye kwita kuri uwo mwana. Uwo muntu wari gushaka opportunity yo kugira ngo uburyo azamura ubuzima bwe cyangwa se yiteza imbere, kera hawe undi mwana agiye kurera, bose atamufasha izindi nshingano. Ubwo se ubukene kera ntibutangiye, uwo mwana nagiye kuvuka, urumva, ntase isi atari mu buzima bwiwe. Byahereye kuri ya ruswa, kandi yewe n'uwagahawe ahubwo uwanze kwitanga, uwanze kwitanga nawe arabura akazi, bimusubize kandi muri bwa bukene. Ari nabyo kandi wibuke rya jambo navuze ngo sometimes it's not what you know but who you know. Rimwe na rimwe si ibyo uzi, ahubwo n'uwuzi. Ushobora kwiga ukaminuza, ukarangiza amashuri yose, ukaba ufite experience itagira abandi, ariko kubera ruswa ntubona akazi. Ninde se ukaguha? Ikintu cyose kirasaba ikiguzi. Business kubera ruswa nyine ari nyinshi mu gihugu, usanga rero n'ubucuruzi budakora neza. Urakora ihe business, hari ahantu udakorera ubucuruzi kubera yuko ikintu cyose kugira ngo uce ku mupaka buri munsi uhure n'umupolisi, tanga ruswa, uhure n'undi mbere, tanga ruswa. None wowe wunguka iki? Urumva, usanga rero igihugu cyarasahuwe, kiraribwa, kandi muri departement zose, ntitwa tuvuga gusa muri guverinoma. Ruswa iri mu mashuri, iri mu matorero, iri mu bintu, muri departement zose, ahantu hose, urumva, no ku ma airport. Kuri airport kugira ngo bagutambutse uvanga ugere hari ishyura akantu, muhe gusa $50 rero kuntu agutambutsa abandi bantu ku murongo.
no ku bitaro hari igihe cyagiye tuja muri Afurika nyine usanga nyine hari n'igihe usanga nyine ugasanga murahagaze ku murongo ariko wa muntu wishyuye udufaranga duke baramutambukije mwe mugumye aho ngaho ukareba umurongo ntabwo urimo kumuvinga harimo abantu barimo kwinjira ako kanya barimo gutambuka bakagutambuka ni bibi rwose. Ikindi kandi nibutse ku mashuri uzi ko kubera ruswa usanga wewe effort urimo gushyira mu kwiga ukiga guhera muri maternelle ukiga primaire secondaire na université kugira ngo uzabone licence sibyo diplome cyangwa se ubone degree runaka ariko hakaba hari umuntu kubera ruswa nyinshi iwe gatanga ifaranga bakayimuha atarabyigiye. Muri Afurika niho usanga niho mugabane usangamo hari abantu bafite position runaka batigeze bakorera urumva yageze hano gute urumva umuntu baziranye cyangwa se yarishyuye ugasanga rero bica n'intege no kwiga rero uriga gute wiga ino myaka usipendinga udufaranga twawe twose aho kandi mugenzi wawe watanga udufaranga bagahita bamuha iyo certificate ikenewe y'akazi ku buryo ni nabyo biri hano no mu bihugu byo hanze abantu kubera ruswa twakuriyemo abantu basigaye bashaka shortcut urumva uburyo yakira vuba urumva nta kintu namwishura nta kuntu namurebera akantu kugira ngo ibino bintu turebe uko twabikemura. Ibi rero ruswa isenya igihugu isenya igihugu ugasanga rero no kwiga kubera ko tutize duce muri process nyine yo kwiga nyine byo gushaka kugura ama certificate n'ibiki urumva ugasanga rero ntabwo turaba competa we are not competent urumva ugasanga rero abantu barangije amashuri sibyo ariko nta kintu bashobora kwinventa. Afrika nizo usanga no mugabane usanga nyine turaba consumers urumva ntabwo turaba aba producers nta kintu du producer dutegera ku yindi migabane ko imagine it's sad shere imagine muri Afrika urebe ibiti gwije ariko n'ikibiriti sibyo ntabwo gikorerwa muri Afrika. Ikibiriti ni ikinyarwanda cyane kinyamurenge ikibiriti n'ibibiriti bikava mu Bushinwa kandi tugwije ibiti urumva how can this be urumva ibi ni bigaragaza yuko amashuri yacu yabaye teori urumva ntabwo muri make kubera ruswa nyine ntabwo ibihugu byacu bifokasinga muri real education ntitumenya isi igeze ibyo ngo bidufashe natwe dutangire kuba gusa mfite akantu gato nshobora guhura mu ntakantambutse nicyo kindaje inshinga kuruta gutekereza ko nshobora kujya kwiga cyangwa se nshobora kwihugura mu kintu runaka nkagira n'ikintu nanjye ubwanjye nshobora gutangiza nyine cya providing opportunity for me ndetse n'abandi bantu nyine tubana. Ruswa iradiscouraginga cyane. Ikindi kandi twakongeraho ruswa gusa ntabwo igenda isenya zino opportunities ngishira abantu mu bukene. Ruswa kandi itwara amafaranga yari guhemba urugero nk'abaganga usanga nyine kubera ko badahembwa neza bagiye ko barashaka kuja mu bindi bihugu usanga ati nabona kumvugana n'iki cyumweru ati narize nararangije ndi umuganga ariko rwose duhembwa make urumva duhembwa amafaranga make wancira inzira nanjye wenda nkaba nagera nkaho ngaho nakorera amafaranga nyine afatika ariko ibi ni bimwe mu ngaruka za ruswa nyine kubera yuko amafaranga akenshi ashirira mu bayobozi ugasanga mwabagiriye icyizere mwarabatoye muvuga ati n'uyu nguyu uzadukiza n'uyu nguyu ugiye kuzana impinduka bikarangira ari kwa kundi tu urumva. So ikindi kandi nakongeraho shere ruswa kubera ruswa usanga amafaranga yagenewe kwishura abapolisi kwishura abasirikare sibyo ngo bahembwe neza urumva bagahembwa nabi abarimu bahembwa nabi abasirikare n'abapolisi aribo baducungira umutekano bagahembwa nabi ibyo rero bigatuma rimwe na rimwe bikreya umwuka mubi ugasanga rimwe na rimwe bitumye abasirikare nyine bagumutse
ni nayo mpamvu usanga muri Afurika niho usanga hari imitwe ya rebellion myinshi cyane kubera corruption nyinshi muri guverinema, hakaza imitwe nyine y'inyeshamba, abantu bakabinjekera binjiye mu ishamba, kera intambara zirabaye, kandi izo ntambara zirasubira kandi kuri ya mpamvu ya mbere. Rero abantu bagiye gukena. Wibuke ko sije turiho niki giteza abantu ubukene. Urumva nta kuntu igihugu cyagwiza inyeshamba ngo abantu bareke kubigenderamo, baratera intambara ibe, ibintu by'abantu byangirike, business zihombe, amashuri afungwe cyangwa atwikwe, endene kandi byahereye kandi ni muri iyi ruswa. Icyanyuma twavuga kuri iyi ruswa kubijanye n'akarengane cyangwa justice. Ruswa rero akenshi ikunda kurenganya abantu bakenya. Ugasanga wenda umukene abigendeye, umukene ageze n'aho afungwa kubera ruswa gusa. Wandi ushoboye kuafodinga nyine kwirenganura akoresheje ubushobozi akaba yakwirenganura, ariko umukene udafite icyo yatanga ugasanga we abigendeyemo. Yes. Urumva nibyo nyine yaravuze kubijanye na uburyo ruswa nyine irenganya abakenya. Ugasanga wa muntu umukene wari ufite nk'imwe, igihugu kirimo ruswa, yakwa yankimwe afite yarikamiye umuryango wiwe, bakayiha wa wundi ufite nk'ijana, akarengana. Mu gihugu kirimo ruswa nyinshi niho uzusanga justice igurishwa, kurenganurwa kuragurishwa. Urumva ni ukuvuga kugira ngo kesi yawe uziko ari byo. Hari igihe usanga umuntu yakoze n'ikintu kibi pe cyatuma nyina anafunga, yishe yakoze nimba yishe umuntu, yarenganyije umukene, ariko kubera ko yaba bishoboye arashobora kugenda akishyura bakamukuramo. Si ukumukuramo gusa shere, hari n'igihe umuntu wahamwe n'icyaha arekugwa udafite icyaha ari we mwere, akaba ari we ahubwo uhamwe icyaha. Wowe udafite icyo utanga, wowe baragutamo muri yombi, bagukatire wa mukire cyangwa se wa muyobozi cyangwa se uwo watanze ruswa nyine arekugwa, ahinduga umwere. Ni nka bya bindi nyine Yesu yarabambwe bararekugwa. Urumva niko bimeze mu bihugu birimo bishira ruswa imbere. Usanga nyine abantu barengana, usanga nta justice ibaho, justice iragugwa. Udafite amafaranga, udashobora kuyafodinga, urabigenderamo. So ibi bihugu rero biba bigoye, kandi ubwo ndavuga abantu tuvuga ururimi, nta gihugu kitarimo iyi ruswa. Yes, naha turi muri Amerika birahari, ni kondisiyo y'isi niko imeze, ariko birarutana. Kugira ngo habe impinduka birasaba ko nyine haba imitima y'abantu igomba guhinduka cyane. Ibintu ntabwo ari ibintu njyewe ubwanjye nabyuka uyu munsi ngo mvuge ngo ndabihindura njyenyine. Bihera mu mutima wanjye, mu mutima wawe, ndetse n'abandi bantu bose, kugira ngo tubashe guhindura kino kintu. Kandi urumva tukiri hahandi nyine, urumva ko ibi bintu byo kurengana by'ibiki byo gufungwa, nk'umugabo wenda wari ufitiye umuryango wari utezeho nyine, ubwo ni ukuvuga arafunzwe, birarangiye bagiye kumukatira imyaka 10 wenda azira ikintu atakoze. Nuko abana nyine bahangayike, ubukene ubwo ntiburatera muri uwo muryango. Urumva byamaze kugera. So rero ruswa ni kimwe mu biteje ubukene abantu benshi. Nubwo izi mpamvu zine tuvuze ziteza abantu ubukene ari ukuri, kandi ari impamvu zigaragara, bamwe muri mwe mushobora kwemezanya natwe, ni impamvu nyine zigaragara ku mubiri. Ariko kandi hari ubundi bukene, ubukene burenze tutabona n'amaso y'abantu. Ubwo bukene ni ubukene nyabaki, ubukene bwo mu mwuka. Ubukene bwo mu mwuka nibwo bukene bubi cyane, butuma Imana yita umuntu ko ari umutindi kandi atunze, ikamubona yambaye ubusa kandi agize gute, afite imyenda, ikamubona k'impumyi kandi afite amaso y'umubiri. Ibi bisanga mu Byahishuwe 3:17. Ubukene bwo mu mwuka umuntu wese ahava akagera yarabuvukanye, kandi ntibishoboka ko ubu bukene bwamagwa
na guverinoma iyo ari yo yose, ntibushobora kumagwa n'amashuri wize, ntibushobora kumagwa n'umubare w'amafaranga ayo ari yo yose. Ubukene burakomeye cyane, kandi ntabwo bwatewe n'intambara y'amasasu, ntibwatewe n'ivangura nk'uko twabivuze, ntabwo bwatewe na ruswa, ntabwo bwatewe n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bwatewe n'icyaha aricyo cyatandukanyije umuntu n'Imana. Umunsi Adamu na Eva bagomeye Imana bakayicumuraho, umwana w'umuntu ahinduka icyaha, arangirika. Kuva icyo gihe urubyaro rwa Adamu na Eva ari twe twebwe bamukomotseho twahindutse abanduye, twahindutse natwe abagome. Ubwo bwandu bw'icyaha nibwo bwagiye rero bubyara n'ibindi byaha rero, aribwo urwango, kwikunda, kubeshya, kuriganya, kwiba, kwifuza, gutongana, kwicana n'ibindi byaha byose. Kubera ko rero twacumuye tukagomera Imana umuremyi wacu, nyine tukamera nk'abakurambere bacu ari Adamu na Eva nyine, byatumye rero twizanira urupfu, kandi urupfu rw'iteka nk'uko Abaroma 3:23 havuga. Ariko kuko Imana rero ari umutunzi w'urukundo rwinshi n'imbabazi, Imana itanga umwana wayo Yesu ngo abe impongano y'ibyaha byacu, aba impongano y'ibyaha twakoze, kugira ngo muri we abamwizera tubabarirwe ibyaha byacu, tubagweho iki? Ubutungane, gukiranuka, tubagweho gukiranuka, tubagweho ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo budashira. Uyu Yesu Kristo rero niwe butunzi nyakuri, niwe butunzi butagira akagero, nk'uko Pawulo yabivuze mu Bafilipi 3:8. Uyu Kristo Yesu niwe mahoro nyakuri y'abamwizera, atabonerwa mu by'isi, atabonerwa mu bapolitisi. Nimba utarakizwa umenye yuko agakiza ntabwo gakorerwa, tigakorerwa rwose, nta kiguzi watanga kugira ngo ukabone, gahabwa kubw'ubuntu. Abaefeso 2:8 uhasoma aho hantu. Agakiza ni ubuntu, Imana igatanga ku buntu nta kiguzi, nta ruswa bisaba nk'ukuntu twabibonye hano ngo urabanza utange iki kugira ngo Imana yatanze Kristo Yesu kugira ngo agakorere, yubaha amategeko yose, afire ibyaha byacu, amena amaraso yiwe, ibisabwa byose Kristo yarabikoze. Niyo mpamvu yavuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Rero for us. Noneho rero muri we, muri Kristo Yesu dutsindishirizwe, tubagweho ubutungane, tubabarirwe, tube adopted, duhindurwe abana, dutangire kugendera mu buzima busha Kristo yaduhaye. Rero iki nicyo tukwifuriza kwakira Yesu, nk'ukuntu umuririmbyi yavuze ngo nza ninginga Imana ngikwereke Yesu, ngo umwakire nawe, nibyo ngusabira. Niwe Kristo Yesu. Ntabwo tukwamamariza undi muntu, tukwamamariza umukandida mu politike runaka ngo niwe uzakuzanira impinduka runaka. Urumva, abo watoye bose byarangiye batakugejeje ku cyo ushaka kugeraho, ariko Kristo, Jesus Christ will never disappoint you. Ntabamumenye ngo baregrete. Rero murakoze cyane kudutega amatwi, kandi ubutaha ubwo tuzasubira. Wakoze cyane my dear beautiful wife kuba wabashije kuza kugira ngo tuganirize abaduteza amatwi cyangwa se abatureba. Nawe wakoze cyane rwose for having me, kandi nishimiye kuganira namwe. Yes. Ubwo naho ubutaha. Shalom.